Isi yiganjemo ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakunze gushaka ubwamamare binyuze mu buryo bworoshye kandi bwo kwishimisha gusa. Icyakora, hari bamwe bafata urwo rubuga nk'inshingano ikomeye yo guhindura imitekerereze y'abatari bake, kubaka imiryango no gutanga icyizere, aho kigeretse ku mbaraga z'ubumuntu. Ashton Hall, umunyamerika w'icyamamare mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri fitness influencer, ni umwe mu bafite uwo mutima n'iyo ntego. Azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera umuhate we wo gukangurira abantu kubaho mu buzima burangwa na siporo na disipurine. Ariko muri uyu mwaka wa 2026 izina rye ryasize inkuru idasanzwe mu mateka y'u Rwanda na Afurika muri rusange. Umubano we na Wizeye uzwi ku mazina nka Kagarara, uwo yise Ashton Small, wagaragaje ko ubumuntu nta mipaka bugira kandi ko guhindura ubuzima bw'umuntu umwe bishobora gufungura amayira n'amahirwe ku muryango mugari w'isi. Reka turebe ku mavu n'amavuko ya Ashton Hall n'urugendo rwe muri siporo cyangwa fitness. Ashton Hall yavutse kandi akurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu bwana bwe no mu mabyiruka, yagize urukundo rwinshi n'inyota byo gukoresha umubiri we mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri. Siporo kuri we ntiyari umukino gusa, ahubwo yari inzira yo kwizigama, kubaka imitekerereze ikomeye, mental toughness, no kumenya kwifata mu bihe bigoye. Nyuma yo kubona ko imyitozo ngororamubiri yahinduye ubuzima bwe, Ashton Hall yafashe umwanzuro wo kubigira umwuga. Yatangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram ndetse na TikTok, akwirakwiza ubutumwa bw'ubuzima bwiza. Gahunda ye yihariye yo kubyutsa abantu saa 11:15 za mu gitondo kugira ngo bakore siporo, ndetse no gukaza ingamba ku banywa amazi menshi n'abarya ibiribwa bikomeza umubiri, byamugize icyamamare mu gukurikirwa n'amamiliyoni y'abantu ku isi. Ubuhanga bwe n'ijwi rye ritanga akanyabugabo byatumye aba icyitegererezo ku rubyiruko rwinshi rwashaka guhindura imibereho yarwo. Kimwe mu biranga Ashton Hall bikamutandukanya n'abandi batoza imyitozo ngororamubiri ni imitekerereze ye ishingiye kuri disipurine. Kuri we, motivation cyangwa igishyika cyo gukora ikintu gishobora gushira mu minsi 2, ariko disipurine ikaba ari igumisha umuntu mu muhanda ugana ku ntsinzi, kabone niyo yaba asinzire cyangwa ananiwe. Uyu mwigisha yakunze kwigisha imyitozo ngororamubiri atari yo gushaka ibituza n'imikaya gusa, ahubwo ari intangiriro yo kubaka ubuzima bufite gahunda. Mu biganiro bye byose ashimangira ko iyo ushoboye gutegeka umubiri wawe kubyuka kare ngo ukore siporo, uba wageze ku rwego rwo gutegeka n'ibindi bice by'umubiri cyangwa by'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibi bidufasha muri gahunda z'akazi, iz'amasomo n'iz'umuryango. Iyi mitekerereze niyo yamuyoboye mu gutangiza iyi fitness, ibikorwa binyuranye bikurura urubyiruko rwinshi, kandi niyo yamufashije kubona umwimerere n'umuhate byari muri Kagarara ubwo yakoraga amashusho amwigana. Ahagana mu mpeshyi n'intangiriro z'uyu mwaka wa 2026, amateka n'ubuzima bwa Ashton Hall byahuye n'iby'umunyarwanda Wizeye Kagarara. Kagarara yakoze amashusho asekeje yigana Ashton Hall ari gukora imyitozo ya saa 11:15 z'igitondo. Abivuga mu Cyongereza kiri mu rurimi rwe rw'amavuko n'urwenya rwishi, asoza agira ati Ashton Hall, this is Africa. Ayo mashusho akimara kugera ku mbuga nkoranyambaga, Ashton Hall ntiyafashe nka video isanzwe cyangwa ngo ayasuzugure, ahubwo yabonye uburyo uyu musore muto afite imbaraga zidasanzwe zo gukora siporo, n'ukuntu akoresha icyizere n'impano ye mu gushimisha abantu no kubaremamo akanyabugabo. Hall yahise asangiza ayo mashusho ku mbuga ze, atangaza ko uwo musore amufata nka Ashton Small cyangwa Ashton muto. Uku kwita Kagarara izina rye kwahise guhindura uyu musore umunyarwanda icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Aho kubona ubumuga bwa Kagarara, Ashton Hall yabonye icyizere ndetse na disipurine by'umukinnyi ukomeye w'imyitozo ngororamubiri, ahitamo kumubera umufasha n'umuvugizi mu rwego rw'isi. Kugira ngo umubano wabo ugaragare mu bikorwa bifatika, muri Kamena 2026 Ashton Hall yakoze urugendo rwerekeza muri Ghana muri gahunda yo kuzenguruka umugabane wa Africa Tour.
yasabye ko urugendo rwe rwabanza guhuriza hamwe Ashton Hall na Ashton Small icyo gihugu kugira ngo babashe guhura bwa mbere imbonankubone. Ihuriro ryabo muri Ghana ryabaye umuhigo ukomeye. Amashusho bakoranye bakora siporo, basimbuka kandi bahoberana nk'abavandimwe yaniganyije imbuga nkoranyambaga zose. Icyo gihe Ashton Hall yavuze ko Kagarara yamweretse isura nyayo ya Afurika, isura y'urukundo, icyizere n'abantu bakora cyane badaheranwa n'inzitizi.